Nshuti bakundwa mu mwami, nongeye kubasuhuza nanone kandi nongeye kubifuriza umugisha n'amahoro bituruka ku Mana. Umwanya mwiza rero twongeye kwinjiramo w'ikiganiro ubusobanuro bw'inzozi ujya urota. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza. Tugiye kuba turebera hamwe insanganyamatsiko ivuga kurota uvuza induru ariko ijwi ntirisohoke. Mu busanzwe inzozi ni kimwe mu bintu by'ibanga ryinshi Imana yashyize mu buzima bw'umuntu. Abantu benshi rero barazirota ariko ntibamenye aho zikomoka, impamvu zibaho cyangwa se icyo zishatse kuvuga. Hari inzozi zimwe zizana amahoro, hari izindi zizana ubwoba, hari izindi nazo zizana ubusobanuro bukomeye, ndetse hari n'iziba zifite ubutumwa bukomeye bw'umwuka. Muri iki kiganiro rero cy'uyu munsi ubusobanuro bw'inzozi ujya urota, tugiye kwibanda cyane ku nzozi zikunze kugaragara nk'uko nabivuze hejuru, kurota uvuza induru ariko ijwi ryawe ntirisohoke. Hanyuma niturangiza turanasobanura neza ubundi inzozi ni iki, tubivugeho gato, twongere turebe gute umuntu arota, hanyuma tugaragaze n'icyo Bibiliya ivuga ku nzozi. Inzozi ni iki mu buryo bw'umwuka? Ubundi inzozi ni uburyo Imana, umubiri cyangwa se umutima bigerageza kuvugana n'umuntu igihe we aba asinziriye. Mu buryo bw'umwuka, inzozi ubundi zigira inkomoko eshatu, twagiye tubirebaho kenshi ariko ndongera mbisubiremo muri make. Hari ubwa mbere inzozi zituruka ku Mana. Izi ni inzozi zizana ubutumwa kandi zizana guhumuriza cyangwa se zizana kuburira umuntu. Habaho n'izindi nzozi zituruka ku byo umuntu atekereza ku manywa. Aha Bibiliya ivuga ibyiyumviro byinshi, iravuga ngo ibyiyumviro byinshi bivamo inzozi nyinshi. Reka usome mu gitabo cy'Umubwiriza 5:3. Aha rero akenshi ni inzozi umuntu agira bijyanye n'ibintu aba yiriwemo akora, bikaza kugaruka nijoro, bya bindi wiriwemo mu kazi, rwa rugendo wiriwemo, cyangwa se zikaza zigendanye n'ibitekerezo wowe ufite muri icyo gihe. Hari ibintu urimo utekerezaho, hari ibyifuzo ufite, hanyuma ibyo bitekerezo n'ibyo byifuzo byawe bikaza kongera kugaruka mu nzozi. Uri umusore se, hari umukobwa wakunze, hanyuma kubera yuko wamukunze, uwo mukobwa akomeza kugaruka mu nzozi. Ukarota wenda murimo mukora ubukwe. Uri umukobwa se, uri umusore se, uri umushomeri se, urimo urashaka akazi, umaze igihe ushaka akazi, ukaba warota wenda urimo ukora ikizamini cy'akazi, cyangwa se urota wicaye ahantu mu biro kuko umaze igihe urimo ukora ibizamini ahantu hatandukanye. Izo ni inzozi zishobora kuza. Izo ni inzozi kenshi Bibiliya yita inzozi z'umuruho. Rero kenshi tukunda kuzitiranya, tukumva yuko izo nzozi kuba zabayeho ari iby'ukuri, ariko kubera ibyo utekereza, kubera ibyo uhangayikiye, kubera ibyo wiriwemo, ibyo kenshi bikunze kugaruka mu nzozi. Hakabaho nanone inzozi za gatatu, inzozi zituruka ku mwanzi. Inzozi zituruka ku mwanzi. Izi ni inzozi zizana ubwoba, zizana guhangayika. Izi nzozi zizana guhagarika iterambere. Ni inzozi zizana icyuka cy'umwijima mu muntu.
Izo ni inzozi rero zituruka kuri Satani. Rero buri nzozi ifite aho ikomoka kandi ifite icyo ishaka gutangaza mu buzima bw'umuntu. Rero nta nzozi ibaho itagira inkomoko y'umwuka cyangwa se irindi tangiriro. Nanone twareba hano gatoya ni gute umuntu arota. Hari uburyo bw'umwuka n'ubumenyi bw'umuntu. Umuntu arota igihe umubiri we uruhutse. Ikindi, umuntu arota igihe ubwonko buri gukora mu buryo bworoshye. Nanone umuntu akarota igihe umwuka we uri mu mwanya woroshye wo kwakira ubutumwa. Iki ni cyo gihe umuntu arota aruhutse neza. Mu bumenyi bwa Gikristo, igihe umuntu asinziriye ni igihe umwuka we uba wuguruye cyane mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu Imana yakunze kuvugana n'abantu mu nzozi. Tubona yuko Imana yavuganye na Yakobo mu nzozi ikamuha amasezerano. Igihe Yakobo yabonaga urwego rushinze hasi rukageza umutwe ku ijuru, akabona abamarayika bamwe barumanukiraho abandi baruzamukaho, icyo gihe Imana ikamuha amasezerano. Ni inzozi nanone twabonye za Yozefu. Yozefu ubwo yabonaga inzozi ebyiri zamubwiraga ko azaba umuntu mukuru, umuntu uzapfukamirwa na bene se na se, mbega umuntu uzaba umuntu mukuru. Ubu ni ubutumwa rero navuga ko ari ubutumwa bwemewe n'Imana bwo kuvugana n'abantu, buburira abantu cyangwa se kubereka inzira yo kunyuramo. Aha rero tugiye nanone ku ngingo yacu nyamukuru uyu munsi, ni ukurota uvuza induru ariko ijwi ryawe ntirisohoke. Iyi nzozi rero irakomeye kandi abantu benshi bakunze kuyirota. Ni inzozi zo kuvuga ko hari amajwi, kurota amajwi ariko ntasohoke, cyangwa se ukirukanka ariko amaguru yawe atava ahari, cyangwa se ugashaka gutabaza ariko ijwi ryawe rikabura. Zose zifite aho zihuriye mu buryo bw'umwuka. Reka turebe ubusobanuro mu buryo bw'umwuka bwo kurota uvuza induru ariko ijwi ryawe ntirisohoke. Aha bishobora kwerekana, icya mbere bishobora kwerekana kugabanuka kw'ingufu mu murongo w'umwuka. Iyo urota uvuza induru ariko ijwi rikabura, bishobora kuba ikimenyetso y'uko mu mwuka hagize ikintu gifunga ijwi ryawe. Rero muri Bibiliya ubusanzwe ijwi ni ikimenyetso cy'ubuyobozi, ijwi ni ikimenyetso cy'imbaraga z'umwuka, ijwi nanone rishobora kuba ikimenyetso cy'uburenganzira, ijwi nanone rishobora kuba ikimenyetso cyo gusezerana no kubohoka. Rero iyo Satani ashaka kugira umuntu nabi, rimwe na rimwe ahera ku ijwi rye, kuko niryo rikoreshwa mu gusenga, ijwi niryo rikoresha mu kubwira abandi, ijwi niryo rikoresha mu kugaragaza ububasha, ijwi niryo rikoreshwa mu kumenyekanisha ukuri. Aha rero turabona iyi nzozi ishobora kuba yerekana ko hari ibimenyetso by'uko imbaraga z'umwijima zishaka kuguca intege, cyangwa se hari ibikubuza gutinyuka kuvuga mu ruhame. Nanone hari ibikubuza gusenga cyangwa se kugira ijambo mu buzima. Reka nanone twongere turebe ibisobanura kuba urimo kurwana n'ibibazo bifunze umurongo w'umutima. Iki ni icya kabiri ku cya mbere. Icya mbere twari tubonye yuko
bishobora kugabanuka mu mwuka, imbaraga z'umwuka. Ariko icya kabiri nanone bishobora kuba urimo kurwana n'ibibazo bifunze umutima wawe. Hari igihe umuntu rero ahura n'ibintu mu buzima bimukomoreye cyane, ariko we akabiceceka. Buri gihe rero wumva hari ikintu ushaka kubwira abandi, ariko ukabona biranze. Ibyo bitekerezo byinshi bigenda byiyongera mu mutima, kandi rero ibyo bitekerezo uko bigenda byiyongera mu mutima bishobora gutuma urota uvuga, umeze nk'uvuga ariko ijwi ryawe ntirisohoke. Rero ibi ni ibimenyetso by'uko uhangayitse, ni ibimenyetso by'uko umutima wawe wuzuyemo ibintu byinshi. Ni ikimenyetso cyo gutinya kuvuga no kugaragaza ibitekerezo byawe. Rero izi akaba ari inzozi ziguhamagarira zikwereka yuko ushaka gutabaza, ariko mu by'ukuri muri wowe ugaceceka. Ukeneye ubutabazi, ukeneye gutabaza, ariko nanone hari ikintu kigufunga ugaceceka. Izi nzozi nanone zishobora kugaragaza ko hari ibitero by'umwuka, hari imbaraga z'umwuka zigutsikamiye. Aha kurota uvuza induru ariko ijwi ntirisohoke ni kimwe mu bimenyetso bikomeye byerekana ko hari igitero cy'umwuka. Muri ibyo bimenyetso rero hari ibintu biherekeza. Icya mbere ni ukumva umubiri wawe uremerewe. Icyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ibyo bitero. Ikindi, kubona ibintu bigutera ubwoba mu nzozi, ukagira inzozi ariko ziterabwoba, ukabonamo ibintu bigutera ubwoba. Ikindi, hari igihe wumva mu nzozi umeze nk'uwapfuye, ukarota inzozi umeze nk'aho wapfuye, ariko ukabona nanone urazanzamutse. Rero ibi nibyo bigaragaza cyangwa se biribona ikugaragaza ko hari imbaraga z'umwijima zigerageza gukandamiza umwuka wawe. Aha akaba ari igitero cyo kukubuza imbaraga zo gusenga. Ikindi cya kane kigaragara hano, birasobanura ko hari ijambo ry'Imana riri muri wowe ugomba gutangaza. Hari igihe Imana ishaka ko uvumbura ubuhamya cyangwa se ubutumwa wakagombye gutangaza, ariko ukaba utarigera na rimwe wigisha cyangwa se utanga ubwo buhamya. Rero igihe ubonye izi nzozi kenshi, bishobora kuba ikimenyetso ko mu buzima bwawe hari ijwi rikomeye Imana yashyizemo, ariko rikaba ritaratangira gukora na rimwe. Rero aha ni nko kukubwira riti ufite ubutumwa, n'icyo Imana irimo ikubwira, ufite ubutumwa bw'ingenzi, ufite ubuhamya bwo gutangaza. Nanone icyo Imana hano ikugaragaza ni uko ufite ijwi rikomeye mu muryango wawe cyangwa se mu isi. Hari icyo ugomba gutangariza umuryango, hari icyo ugomba gutangariza isi, hari ijwi rikomeye riri muri wowe rigomba kugira icyo rimarira abantu. Ariko nk'uko twabibonye, hari imbaraga zirimo zifunga iryo jwi, hari imbaraga zirimo zigucogoza, hari umwuka cyangwa se imbaraga zigutera ipfunwe ukumva wowe ntacyo wakora. Aha rero hari ibintu birindwi bigaragara muri iyi nzozi navuga mu buryo bw'umwuka. Icya mbere ni ikimenyetso cy'uko hari ikiguhagaritse mu buzima. Hari ubuzima bw'iterambere bwagakwiye kuba bugenda, ariko bukaba bwarahagaze butagenda. Nicyo cya mbere naguha ubutumwa buri muri inzozi.
icya kabiri ni ikimenyetso cy'imyidagaduro yo mu mutima no mu ntekerezo. Iyi nduru idasohoka ni umuburo cyangwa se ni ukukumenyesha ko hari imbaraga zikuremereye ugomba kurwana nazo, ugomba kwikuraho, ugomba gusenga kugira ngo wikureho ibi bitero. Icya gatatu ni ikimenyetso cy'ibitero by'umwuka nyine, imbaraga z'umwijima zishaka kukubuza kwigenga, zirashaka kukuyobora, kugutera igitutu no kuguheza ahantu, ntabwo zishaka ubwigenge bwawe. Rwana rero no kugira ngo wakire ubwigenge bwawe. Icya kane ni ikimenyetso cy'ubwigunge no kwiheba. Izi ni imbaraga zigutera kwigunga, kumva yuko nta wagutabara niyo waba utabaje. Uyu ni umwuka wo kugucecekesha nyine. Icya gatanu ni ikimenyetso cyo ugomba gushaka Imana cyane. Iyi nzozi ni inzozi irimo igusunikira mu masengesho kugira ngo ushake Imana cyane, ihindure, ikureho icyo cyuka, wakira ubwigenge bwawe. Icya gatandatu ni ikimenyetso cy'uko ugomba kuvuga ibyo wacishijwemo bugufi, ibya bindi byatsikamiwe, bya bindi bipfundikiye muri wowe. Hari ibyo uba udashaka gutangaza ariko Imana yishaka kutangaza. Rero iki ni ikimenyetso kikwereka yuko muri wowe harimo ijwi rikomeye, isi itegereje, harimo ijwi rikomeye, umuryango wawe utegereje, harimo ijwi rikomeye ribasha guhindura abantu. Rero tangira uvuge, tangira utange ubuhamya, tangira ugira ibintu umenyekanisha, hari ijwi muri wowe ritegerejwe. Icya karindwi ni ikimenyetso cy'umugambi w'Imana ushaka gutangazwa. Ijwi ryawe nagira nkubwire rifite umumaro, Imana irarishaka. Reka turebe nanone n'icyo ugomba gukora mu buryo bw'umwuka. Ni byiza ko wasobanukizwa inzozi, ariko ikiruta byose nicyo wakora nyuma yo kurota. Ibyo muri Kristo, nk'umuntu w'umukristo akwiye gukora, icya mbere ukwiye gukora ni ugusenga. Muri uko gusenga kwawe ugasaba Imana kuguha imbaraga z'ububasha mu buryo bw'umwuka kugira ngo ubohoke, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta ntwaro bacure kurwanya izagira icyo igutwara. Icya kabiri ni ugusenga amasengesho yo kubohoka ku mbaraga y'umwijima. Hari ibyo ukwiye gusengera. Ugomba kubwira Imana uti Imana unkuriho imbaraga zose z'umwijima zifunze ijwi ryanjye. Ugasengera ijwi ryawe, ugasaba Imana kwizibohora, zikuraho izo mbaraga zazifunze. Gusenga usaba Imana kugufungura mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bwo mu mutima. Umwuka wawe ukabohoka n'umutima wawe ukabohoka. Ko mu mutima wawe hari ibintu biba bigifashemo, bikiboshye. Usaba Imana kugira ngo ibohore umutima wawe, ibohore n'umwuka wawe. Icya gatatu, gusoma ijambo ry'Imana ririmo imbaraga, ririmo ijambo ry'imbaraga. Urugero nka Yesaya 54 n'umurongo wa 17, avuga ngo nta ntwaro n'imwe baciye kuturwanya izagira ikidutwara. Usome Zaburi ya 34 n'umurongo waho wa 17. Usome Luka 10 n'umurongo wa 19. Usome na Timoteyo wa 2 igice cya mbere n'umurongo wa 7. Aya masengesho, aya magambo
uyasome nurangiza uyasengeremo. Ikindi wakora ni ukuvugana n'umuntu wizeye, umuntu wizewe. Niba hari izi nzozi zikunze kuza kenshi mu buzima bwawe, ni byiza kubiganiraho n'umupasiteri, n'umushumba wawe, ukabiganiraho n'umuntu w'umujyanama wawe wizeye, cyangwa se undi muntu w'umukristo ariko ubona ukuze mu mwuka, ariko ubona ari umuntu w'umwizerwa nanone kugira ngo agufashe. Icya gatanu ni ukwitegura gukoresha ijwi ry'Imana yaguhaye. Hari ubwo Imana ishaka kukubwira ko ugomba gutangira kwigisha, ugomba gutangira gutanga ubuhamya, ugomba gutangira gukora umurimo w'Imana, ugomba se gutangira guhindura imyitwarire, ugomba se gutinyuka kugira ibyo uvuga. Iyi nzozi ishobora rero kuba ishimangira uwo mugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Reka turebe nanone iyi nzozi mu mibereho ya buri munsi. Nubwo hari ubusobanuro bw'umwuka, hari n'ubusobanuro bujyanye n'ubuzima busanzwe. Icya mbere, harimo stress no guhangayika mu byumviro. Iyo umuntu afite ibyumviro byinshi, izi nzozi zisaka nkaho zimwereka yuko ashaka kubitakaza. Icya kabiri ni ukwiheba cyangwa kudashobora kwihagararaho. Icya gatatu ni uguhangayika bikabije. Icya kane ni ukwishinja ibintu byinshi. Nanone reka dusa naho twegera ku musozo. Ese inzozi yagufasha iki? Inzozi cya mbere ituma wimenya neza aho ugeze mu mwuka. Icya kabiri ituma wita ku buzima bwawe bwo mu mutima. Icya gatatu ituma ugira umwete wo gusenga. Icya kane ituma usobanukirwa ko ufite ijwi ry'Imana riri muri wowe kandi ari ry'umumaro ku isi. Icya gatanu ituma uhaguruka ugakora iby'Imana yaguhamagariye. Ndimo soza, nagira ngo nkubwire ko muri izi nzozi hari ikintu, hari ubutumwa bw'Imana buguhamagarira kuzamuka mu mwuka. Ikindi nagira ngo nkubwire, hari ibitero by'umwijima biguhiga, ariko nagira ngo nkubwire nanone hari ijwi ry'Imana riri muri wowe rigomba kwigaragaza. Nanone ariko nkubwira ngo icy'ingenzi si inzozi ubwazo, ahubwo icyo uzikoraho. Imana irashaka gukomeza kubaho, irashaka kukwereka inzira, irashaka no kuguha ijwi rishya. Icyo usabwa wowe ni ukongera kwegera Imana no kuyikomezaho kugira ngo mukomeze gukorana, ikwereke kandi guhagarike mu mugabane wawe. Rero nongeye kubashimira, mbifuriza umugisha w'Imana, kandi mbabwira komeza gukurikirana no kumva no gusobanukirwa icyo Imana ivuga mu nzozi. Ariko ahanini nongera kukwibutsa, ni byiza wowe wahawe iyo nzozi nanone kongera kwegera Imana, kuko ikagusobanurira, kuko hari rimwe na rimwe cyangwa se kenshi Imana hari iby'umwihariko iba ifite muri wowe utabasha kubwirwa n'abandi, ariko iyo uyegereye ibasha kukubwira kurushaho ubusobanuro bw'izo nzozi. Rero murakoze, mukomeze guhabwa umugisha n'Imana. Mwari kumwe na Evangeliste Usengimana Daniel.